Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Reka tubifurize guhaha mukaronka mu byo mukora byose kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ingiro ni Nzuri Business Group Limited, ya kampani ya mbere rwose hano mu Rwanda mumenyereye ibarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero mwakomeje kubibona ku mashusho, muri kubona inzu igurishwa. Iyi nzu iragurishwa kandi ni inzu ikiri nshyashya. Mbere yuko tubabwira details zayo zose, reka dusabe wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere gukanda subscribe, cyangwa se niba usanzwe uyijya ariko utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ukomeze kujya imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, yaba izigurishwa cyangwa se izikodeshwa. Ariko kandi nawe ugurisha ushaka kuzana imari waba ufite kugira ngo tukubonere umukiriya kandi mu gihe gitoya, mu gihe cya bugufiya rwose. Ngira ngo rero iyi nzu mwagiye muyibona. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, hano mu mujyi wa Kigali rwose, hagati kabisa. Ugeze i Remera ukamanuka usa n'ugana Masaka, Kabuga, mbese ufashe uriya muhanda munini ukagera aho bakunze kwita ku Muvunyi, noneho ukazamuka gato cyane, uvuga ngo ushatse wahita ku Cyamitsingi, ushatse wahita ku Muvunyi, ushatse wahita i Remera, ushatse wahita i Kanombe, ariko hafi nyine hino hagana Remera. Ni ahantu hafi cyane rero ya kaburimbo, kuko iyi nzu iri nko muri metero 200 zonyine uvuye kuri kaburimbo nini, ariko kandi ikaba iri kuri kaburimbo yo muri karitsiye. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bine byo kuryamamo, hanyuma kandi ikagira dushe na toilette 3, ikagira n'urwambariro, ikagira urwambariro rwose ruri mu cyumba kinini, hanyuma ikagira salon, salle à manger, cuisine iri moderne ijyanye n'igihe, ndetse ikagira na stock, hanyuma kandi ikagira na annex hanze, ifite icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock, ndetse na douche na toilette byo hanze n'ibigega by'amazi. Iyi nzu rero kandi ikaba iri mu kibanza kinini, kuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350 zose, ndetse ikaba iri ahantu heza cyane. Ikindi kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye yose. Ubuso bwayo ni metero kare 350, ariko kandi ikaba iri ku giciro cy'amafaranga atari menshi ugereranyije n'ibikoresho biyubatse n'aho iherereye n'agaciro k'ikibanza. Uvuga ngo iyi nzu irashaka miliyoni 70 zonyine, ariko kandi nazo ziri negociable. No kuvuga ngo miliyoni 70 kandi ziganirwaho ku buryo rwose zishobora no kugabanuka, nizo iyi nzu ishaka. Inzu nshya yubakishije ibikoresho bigezweho, abonye ko muri amaparafo yayo, yaba muri salon, salle à manger na chambre principale, hose ni gypsum, kandi kuri iki giciro muri dressing room cyangwa se mu rwambaro rwa chambre principale turagushyiriramo garde robe. Igikoni nacyo kiraba gikoze. Ni inzu mbese igezweho kandi imeze neza, yubatse neza cyane. Wayikunze rero iyi nzu, nta kabuza wahamagara za nimero za Nzuri Business Group Limited, arizo 0788 48 67 97, cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 3 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga dukorera ni ku Muhima kuri Yama, ugeze muri Feruje neza, inzu ya etaje y'amatafari yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje ya nyuma ahagana mu gikari, umuryango wa mbere rwose. Ariko kandi ushobora kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa rero kandi rwose ushaka kudukurikirana ikiganiro cyacu buri munsi saa 2 kugera saa 3, kuva kwa mbere kugera kwa gatanu kuri Fine FM 93.1, aho tuba turi live hano kuri YouTube channel ya Nzuri Market.
ugasobanukirwa ibijyanye n'imicungire y'ubutaka, imikoreshereze yabwo, igishushanyo mbonera, byinshi cyane ku mitungo itimukanwa. Kanda rero subscribe kandi ni karibu cyane muri Nzuri, turabakunda cyane.